shawe cyiza urakoze ese wagendera zamu biragoye wigumya kurira bikonera agahinda wigumya kurira uzasubira mu kazi kawe jya mu kazi kawe ko nta kintu wahindura kagenda ariko urekere mu kazi kawe akoma zanjye uzahorana ibibazo ninjye uzicwa n'agahinda umugore wanjye naramukundaga urabizi nawe naragusezeye nkuko kubitazongera nyine ndi kubyumva ariko ikibazo nawe ntabwo akwitaho si wowe se wabiteye si wowe wabiteye mbese ko iyo ngo umugore araziguha basi mbese ko ngushaka oya nta mwanya afite ntabwo ari ngombwa kuza kundeba ni ibibazo ko si ibintu nzabivuga hehe koko Fanny ngwino hano mubwire ca hari inyuma wicare hano tuvuganeho gatoya wicara hariya muri biriya byicaro bya mukuru wawe nta kibazo ubizi se ko ari bari sanzwe yicara meze gute se meze neza mbanze nkuremo umuziki tuvugane turebana amakuru yanditse mukuru wawe noneho yagiye mu buvuzi yagiye yasubiye mu kazi yego yasubiye mu kazi nari yanditse kuri ya gahunda kugira ngo tuganire sinanakubise ko tuzaganira si koko byari bikomeje urabona koko umuntu w'umugabo nkanjye humura ese ko wikanze ko wikanze ariko waranakuze mbonye utambuka nta muntu urarambagiza se ubu ari hafi yego ntawe uraza se nibura muri abo bari hafi ntawe uraza ariko ibyo ari byo byose azaza no rero ikiganiro reka tuze kugikomeza sibyo ariko genda ushyirire isabune muri dushe njye koga none turaza kubikomeza turangije koga yego ndakwemeza ndaza kukwemeza ndagukurikira numvana namo uri mwiza ariko sha isuku igira isoko ari mukuru we ha ni mwiza nubwo aranyanze se buriya ko ari njye ariko twiriye kumwemeza n'uyu mwana muto
Fanny? Fanny? Karame. Ndamubwire chérie. Gendera amafaranga ari ku meza. Ubundi ujye ku muhanda ugure mayoneze. Ego. Ndaje. Nsigaye mbona atishimye bimeze komanda yanjye sibyo narambuye cyekimana n'abafashe bwo kurangira imitima y'abantu umutima ikirimo agira nawe mbizi Yesu we ntabwo ubibona ntabwo mbizi nawe ntabwo mbizi marira ntabwo mbizi kandi bazamwibariza ngaho genda asubira mu kazi kawe ariko ntabwo nshaka ko amenya ko ari ikiganiro njye nawe twagiranye mabuja reka ngende ndaza kumara iminsi 3 mu masengesho genda fembere genda Imana yamishurira ibyo arimo aratekereza genda biri muri ubu rugo hari umuntu wanjye nawe ndabona yarahindutse Haleluya mwami Imana wamfashije mfasha muri iki kibazo nisanzemo mwami Imana mfasha nisanze mu kibazo kimeze nk'icya Daniel mfasha mishurira ibyo Fanny arimo aratekereza mbone ko mgira mabuja kuko mabuja nayo mubwira aranyica none mwami mfasha kugira ngo mbone uko nakibera kuko urabona mva no kwa boss n'abazima n'aba nsigaranye mwami Imana wamfashije koko mfasha ndagusabye ariko ibyo nemeye mabuja ntabwo nza kubishobora n'iminota 10 sirashira none mu ndatangiye kunjya kubera inzara ubu koko ndaza kumara iminsi 3 nagiye koko ngo gusenga ngo ndeke Imana amishurire Zamu. Tikiye kibazo. Ndasengera ibibazo by'urugo uko bonantu bigeze rwose boss sakishimye nawe kandi utishimye mabuze nishimye na boss ubwo se ngiye naba nishimye ariko none yirwa mu rugo n'abanyamwe no kunkina na filime none se bafasha amasengero kubisengera ko mutishimye nanjye ntabwo naba nishimye none se uzashobora gusenga amasengesho y'iminsi 3 utarya utanywa ndashobora gukora ibyo mabuze yansabye yewe kubera ibibazo biri mu rugo bya rusange twese ayo masengesho tugomba kuyafatanya nanjye ngiye kuyategura nzagufasha tuyasengane kuko nanjye sinorohewe nta kibazo uzamfashe bayeho mu gahinda mugabo yarantaye hano mu rugo rwose rwarahindutse mfite agahinda kenshi cyane akose mana nuko ko nkaramuka menye iranamera yamagaye umugabo wanjye dore ko bakirambukiye ariko nanjye rero ngomba gutekereza ahantu umugabo wanjye iminsi ishize oya ngomba kwifatira umwanzuro nkabanza ngashakisha ahantu yagiye ariko iriya nomero uriya muntu
ninde koko baye mu buzima bubi amezi 3 arashize ndi mu gahinda ntabwo nzi uko biri buze kugenda ariko ngomba gufata umwanzuro Sister, twazanye uburiri hano byagenze bite? ibibazo Kugera ibintu biranga bimaze no kunyobera. Wimura uburiri bwawe ubuzana ahangaha. Ahangaha hariho ndara uburiri bwawe uzanya no gukora iki? sister ni ibibazo Niba reka nigire ku buriri bwanjye. sese Oui. natuganira Ariko se ufite ikihe kibazo nta ikihe kibazo muri uru rugo kuko si ufite ikihe kibazo? mwana wa mama ibibazo birenda kundenga pe ni mu bwangu birenda kundenga umva ngo birenda kundenga tekereza ko umugabo yana nanze kubivuga bigumana mu mutima wanjye ariko byandenze Tambwiye ko bofu yagiye dutaye. nasese uri kubona ko nazanye uburiri bwanjye mu cyumba cyawe Ukambwira ko ibyo bintu byose wamenye ukabihisha ntubimbwire. sese hari ukuntu umuntu amenya ikintu akabanza akakibika mu mutima kugira ngo abanze arebe iherezo ryacu ariko nabonye ko nta herezo rifite Ubusa ukambwira ko kuko mana ubu buzima tuzabaho gute bofu yaradutaye. ibi ni ibintu bizarangira nararize narihanaga Si ukambwira ko bizarangira gute? gusa ngomba gushaka ukuntu nabona gatanya nkatangira ubuzima bwanjye Aka gatanya yego ntabwo byakunda. Ubu se imiryango babifata gute? Ababyeyi, inshuti babyakira gute? Babifata gute? ababyeyi ntabwo bazi uko mbayeho ubu ngubu nabo ubwabo ntabwo ndababwira ibibazo mfite Si biragoye kwakira bino bintu. Ubu se koko mana yanjye ihangane ntabwo byashoboka. nanjye narakomeje Ubu se koko ibi ni iki? oya ihangane Sister ntabwo byakunda. oya ihangane Ubu se tuzaba hehe? Tuzabaho gute? tuzabaho Si ntabwo byakunda. tuzabaho ihangane Bofu ntabwo yadusiga igihe kingana gute? ihangane Ubu se koko ceceka ibi ni ibiki koko mana? ceceka sheri Ibi ni ibiki tubayeho? ceceka Mana we. what sese ubaye iki Si nta kibazo mfite. nta kibazo ufite Ntacyo. ndetse kuri gushaka kuvuga Si ntacyo. Nuko nari mbabaye. waba baruka mukobwa Si nta kibazo mfite. urakika Oya. biraba ibyuya ntibiba amaraso Nta kibazo mfite sister. biraba ibyuya ntibiba amaraso Nyizera. Nyizera urabizi ko njya mubwiza ukuri. Kandi niwe muntu mfite tubwirana buri kimwe cyose. Niwe mwana wanjye ahangaha. Nta kibazo mfite. ndakunda Yego nanjye ndagukunda.